Amahoro ndabasuje mwese nizere ko mumeze neza aho muherereye hose muri gukurikirana channel ya Isi France Lifestyle ndabakiriye neza nimba uri mushyashya ndakwakiriye kuri Isi France Lifestyle nizere ko umeze neza kandi kugenda udakoze subscribe kugira ngo ibiganiro mbagezaho inama twungurana by'ubuzima busanzwe ntibikajye bigucika bigiye kugeraho mu bambere. Uyu munsi ndashaka kuganira by'ubuzima busanzwe ikintu cyerekeranye ko umubabaro arigiye abantu duhura n'ibibazo bitandukanye mu buzima tukiheba cyangwa se tukabura uko tubigenza. Umuntu ashobora kugira ibibazo nta muntu ku isi ubaho utagira ibibazo n'uvuga ati n'ubukene cyangwa se n'umukire ashobora kuba afite ibindi bibazo nta muntu ku isi ubaho udafite ibibazo rwose. Ushobora kugira ikibazo cy'indwara, ushobora kugira ikibazo by'ubukene, ushobora kugira ikibazo mu muryango, ushobora kugira n'ibibazo, ushobora kugira umwana, ushobora kugira ikibazo byinshi bishobora gutera ibibazo bigatuma umuntu ababara. Kubabara ni ibintu bibaho, kubabara ni emotion ibaho rwose, ni ibintu bishobora kuba kuri buri muntu wese. Ntago ari byaberemewe ko ari abakene gusa cyangwa se n'abakire byose bagira, nta muntu kubabara bitageraho. Reka turebere hamwe ibintu umuntu ashobora gukora cyangwa se bishobora kugufasha mu gihe umuntu afite akababaro cyangwa se umuntu yumva yihebye yabuze uko abigenza. Ibintu umuntu ashobora gufasha bashobora gukora kugira ngo bigufashe. Icyambere na mbere kubabara biterwa n'impamvu, hari impamvu runaka yatumye ubabara, ni ibintu bibaho cyane. Reka turebere hamwe ikintu cya mbere cyagufasha kugira ngo ugire ikintu cyagufasha kugira ngo cyagufasha kwihanganira cyangwa se cyagufasha mu gihe wumva ubabaye. Icyambere umuntu yagatekereje mu gihe wumva ubabaye, mu gihe wumva ubabaye ushobora kuvuga ati se ikintu gitumye mbabara, ese mama mbabaye kubera iki, ni iyihe mpamvu itumye mbabara, ukahituma uyitekerezaho. Iyo ubitekerejeho bituma wanashaka n'igisubizo kitumye. Tuvuge nk'urugero, ndababaye mu rugendo numva nta mafaranga mfite, cyangwa se ndababaye ati wenda ndarwaye nabuze iki, cyangwa se ndababaye ati nta nshuti ngira. Ni ibintu byinshi bishobora gutuma ubabara. Ati se ni iki nakora kugira ngo wenda mbone amafaranga, ni iki nakora wenda kugira ngo iki kibazo mfite ikintu gitumye kimbabaza wenda gihinduke. Ni ikintu ushobora gutekereza cyane ukibaza impamvu utumye ubabara, ukaba wanishakira n'igisubizo. Ikindi cya kabiri ushobora gutuma nabwo gishobora gutuma ugira gutekerezaho, ushobora kwitekerezaho nanone ukavuga ati se ku kibazo mfite ubu ngubu, ese nyine bigatuma utekereza uvuga ati se ikibazo mfite, ushaka gutekereza ukavuga ati ikibazo mfite cyane mbere n'ibyo koko, ariko hari n'abandi wenda tuvuge n'urugero, hari n'abandi bandushije kubabara, hari n'abandi ibyabo bigize nabyo bishobora gutera akanyamuneza bigatuma umubabaro ufite ugabanuka cyangwa se ushira. Uvuga ati se umva tuvuge mu gihe wenda afite amafaranga afite, wenda usanga ubayeho ubuzima busanzwe, wenda uguye muri ntuza ikibazo runaka wisanze nta mafaranga ufite, ariko hari ugahita utekereza ati se hari n'abandi bashobora kuba babayeho ubuzima bwabo bwose wenda nta mafaranga afite n'urugero, cyangwa se uvuga wenda narwaye indwara runaka, hari n'abandi wenda barwaye indi ndwara none irenze iyo yawe ufite. Nabyo wenda kubitekereza iyo ngibyo wenda kwibaza kuvuga ati ese ntago ari njye nyine mu icyo kibazo, nabyo bishobora gutuma wenda bihinduka cyangwa se kubabara kwawe bigira. Ikindi cya gatatu ikintu umuntu ashobora gukora, hari igihe umuntu ababara, nyine ushobora kubabara bitewe n'impamvu ufite, ariko ushobora kubabara nabwo ukarira. Kurira nabyo birafasha rwose. Hari igihe bari ngombwa ko umuntu arira bigatuma umutima agahinda gashira no mu bitekerezo umuntu afite gatuma gashira. Kurira nabyo ni byiza, bituma ugira kongera gutuza neza, ntuza umutima uko wari umeze ukongera ugatuza. Ushobora rwose tuvuge urababaye nimba ari umusore wakwanze cyangwa se n'ikindi kibazo ufite gitume kihagaze umutima ukawenda kuvamo, ushobora kurira rwose. Nimba wumva ushaka kurira, nabyo kurira birafasha, bituma umutima uruhuka. Ubaye ushoboye kurira warira rwose, ni ibintu bibaho, ntabwo ari ibintu bigize. Kurira nabyo bishobora gutuma umutima uruhuka, kandi nimba wumva wababaye rwose ukarira ukarangiza, ni ibintu bishobora kuza gutuma wenda niba akababaro ufite nako gashira. Ikindi cya kane ushobora gukora, tuvuge nabwo nimba wumva ubabaye, ushobora nabwo kugira, ushobora tuvuge nk'urugero kumva indirimbo cyangwa se kureba filimi. Hari indirimbo nyinshi, indirimbo wenda tuvuge indirimbo z'Imana cyangwa indirimbo z'isi wenda ziba zitanga message ziva mu butumwa bwiza, nabyo bishobora gutuma wongerwa icyizere, ugatuma utongera kubabara. Cyangwa se ni ibintu bishobora gukora. Filimi nazo, hari filimi nziza zigisha intuza, cyangwa se ni filimi nazo zishobora kugereza kugufasha, cyangwa se kumva umuziki nabyo bishobora kugufasha mu gihe wumva ubabaye. Ikindi cya gatanu ushobora kugufasha wumva ubabaye, ushobora gukora siporo. Gukora siporo ni byiza cyane, bituma
ntuza esprit ntuza ibitekerezo wari ufite nabyo bihinduka, ugasohoka ukajya hanze ugafata kuka ibyo ubona hanze nabyo bishobora gutuma uhindura intuza bigukiza akababaro ufite. Ni ibintu bishobora kubaho cyane. Gukora siporo nabyo ni bishobora kugufasha cyane. Iyo umuntu akora siporo yumva intuza energy nshyashya, wumva mu mutwe ebana wumva kabisa uri ntuza, bituma uba forte cyangwa bikaba wumva ebana uri strong ku buryo intuza ibitekerezo ko wari wumva ubabaye bishobora guhinduka nabyo. Gukora siporo ni byiza cyane, cyangwa se ugasohoka ukajya kugendagenda bukeya nyine ugakora ntuza ugasohoka ukamarsha kugira ngo urebe ntuza, ukagendagenda hanze ukajya gusohoka ugasaba ufatika nsohoke nigendere n'amaguru, ukora urugendo rw'iminota 30. nabyo ni bishobora kugufasha kugira ngo ni ibintu bishobora kugufasha mu mutwe guhindura ibitekerezo cyangwa bikagunda mu ntuza mu mutwe, cyangwa se bikakunda ikindi gitekerezo. Ntabwo ari byiza ko waguma mu nzu cyangwa se ugumye mu buriri bwawe ukigunga n'ibiki. Usohotse ukajya hanze bishobora guhindura ibitekerezo, cyangwa se ibyo uri kubona hanze bishobora gutuma wongera bikagarura akanyamuneza mu gihe wari wumva ubabaye. Ikindi cya gatatu ushobora gukora, nimba rwose wumva ubabaye ushobora no gufata umwanya wawe ukavuga ati reka nze ndyame nduhuke, tuvuge wagize reka nze ndyame nduhuke, wenda ndaza kubyuka numva agahinda kashize. Nabyo ni ibintu ushobora gufasha mu gihe wumva ubabaye cyane. Ikindi cya karindwi ushobora gukora mu gihe wumva ubabaye, nimba uri umuntu wemera Imana ushobora no gusenga, cyangwa se ukabwira n'umuntu akagusengera. Ni ibintu rwose nabyo bishobora gufasha mu gihe wumva ubabaye. Gusenga, ugasoma Bible nimba ari umuntu wemera Imana, cyangwa se usenga mu rindi dini, rwose idini yari yose ugira cyangwa se Imana yari yose wemera, ni ibintu nabyo bishobora kugufasha kugira ngo umutima wawe wongere uruhuke, cyangwa se mu bwonko bwawe wongere uruhuke, wongere utuze. Gusenga nabyo ni ibintu byagufasha mu gihe wumva ubabaye. Ikindi cya munani ushobora gukora, ushobora kuba ufite wenda inshuti wumva wizeye, cyangwa se umuntu wumva ufite icyizere, ushaka kugenda ukamuganiriza bitewe n'ikibazo ufite cyangwa bitewe n'umubabaro ufite, bitewe nicyo cyatumye ubabara, ukamuganiriza. ashobora kukungura ibitekerezo. Nyine ikiza no guhitamo umuntu wumva wizeye, umuntu wumva wakisanzuraho, ukamuganiriza ko icyo kibazo ufite, ko umubabaro ufite mu mutima. ashobora kukungura ibitekerezo, ushaka kugira inama bitewe n'iki kintu kiri kukubabaza. Ikindi kintu ushobora nako kugufasha mu gihe wumva ubabaye, ushobora gusoma n'igitabo. Hari ibitabo nk'uko bavuze kuri amafilimi, hari n'igitabo nacyo gishobora kugira abantu bakunda gusoma ibitabo. Hari ibitabo bishobora kukugongera rwose, ibitabo byinshi bituma umuntu agiye gukora icyizere. Gusoma ibitabo byinshi bivuga wenda kuntu bivuga ku matopiki menshi. ushaka gusoma igitabo nabyo bishobora kuguhindura amayide, cyangwa se bishobora kukongerera igitekerezo, cyangwa se bishobora no kuguhindura bikagufasha kugira ngo ugire agahinda wari ufite gashire, cyangwa se umubabaro ufite bishi. Ibintu nabyo bishobora kugufasha. Ikindi kintu ushobora gukora nk'urugero, ushobora kuvuga ati wenda umunsi ndumva mbabaye kabisa, ndumva mbabaye, nimvuga ati kanze mbwira inshuti zanjye wenda dusohoke tujye kugira. ushobora gufata n'inshuti zawe mukajya gukora ntuza ibintu hanze, mukajya nko gukina football, cyangwa se mugasohoka wenda mukajya no kuntuza kujya kunywa agafanta hanze, cyangwa se ikindi. Nabyo byagufasha guhindura amayide, cyangwa se guhindura wenda gukiza agahinda wari ufite. Nabyo byatuma rwose ni ikintu cyagufasha mu ikindi kintu cyagufasha mu gihe wumva wabaye. Ushobora kuba hari igihe umuntu afite nk'agatabo, cyangwa se agakayi umuntu yandikamo ibintu by'ibitekerezo amanuze imigambi n'imigande. ushobora kwandika, ufata rwose ukandika expressinga ibintu rwose wumva ikintu uri kugira mu mutima wawe. Bishobora nabwo gutuma rwose agahinda wari ufite gashira. Ugafata agakayi hari udukayi umuntu afite ku ruhande akunda kwandikamo utuntu tw'ibanga. ushobora gufata ikayi cyangwa se urupapuro ukandika ikintu cyose wumva kikuri ku mutima. Nabyo ni ibintu ni nko kwikora therapy wenyine. Ni ikintu nacyo gishobora kugufasha mu expressinga emotion zawe ufite ku mutima, cyangwa se mu kintu cyakubabaje. Nabyo ni ibintu bishobora kugufasha cyane, ukongera ukanyuzamo amaso ugasoma, bikaza gutuma refreshinga kugira ngo ibi biguhindure, bigatuma biza kuguhindura itekerezo, cyangwa se ukana mind akaba ibintu byagufasha cyane. Nibyo kumva kubabara ni ibintu bibaho rwose. Nta muntu utababara mu isi, ni ibintu bibaho. Ntabwo ari ibintu byagakwiye kudutera ipfunwe. Kubabara ni ibintu bibaho. Nakugiraho inama, nimba mu gihe wumva ubabaye rwose, kwihangana ni ikintu cyane wagakwiye kubugira muri wowe. Ni character wakwiye kubugira muri wowe, kwihangana. Hari igihe ibibazo bitugurira, hari igihe umuntu afite ibibazo wumva muri mutima umuremereye, ariko kwihangana, uretse ko abantu bavuga ati kwihangana bitera kunesha. Umuntu wese agakwiye kugira ni ikintu, ni character nziza umuntu agakwiye kuba afite. Hari n'abantu batabasha kwihangana, ariko kwihangana nabyo ukavuga ati ndatije cyangwa reka ntegereze. Mu gihe uri gushaka ibitekerezo cyangwa uri gutekereza, mu gihe wumva ubabaye
ubabaye uvuga ati ndababaye kubera mfite ikibazo kingiki, ndababaye kuba byagenze gutya, ni ibintu bibaho cyane mu buzima, ariko kwihangana byo ni ikintu ntiwavuga ko ari nk'urufunguzo rwa byose. Ibyo byose maze kuvuga navuga kwihangana rwo nk'urufunguzo rwa byose. Urumva ko kwihangana ni urufunguzo rwatuma mu gihe wumva ubabara byagufasha mugakomeza kwihangana mu gitekerezo. Mu gihe umuntu wumva ababaye ni ibintu byishobora gukora rwose, byagufasha cyane mu kwihangana, cyangwa se mu gihe utegereje igisubizo ikibazo wari ufite gituma ubabara cyahinduka. Ndabashimiye mwese bandeba iyi video, Imana ikomeze bagirire neza, kandi niba hari abantu bafite ibibazo cyangwa se abantu bahangayitse cyangwa se abantu imitima idari hamwe bababaye, Imana ikomeze bagirire neza, bacira inzira mu bibazo byose mufitemo. Ni ibintu bibaho cyane, Imana y'amahoro ibacira inzira kandi ibarengere. Ndabashimiye cyane, Imana ikomeze barinde. Nizere ko video yanjye abagize akamaro, kandi mukomeze gukora subscribe kugira ngo ibiganiro tugeraho bijye bigirira akamaro, bikugeraho mu bambere. Ciao.